Muraho neza, baje kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana, imigisha ituruka ku Mana ibagereho. Jeremy Muhirwa, uyu munsi tukaba tugiye gukomeza tuganira ku Giheburayo, turebera hamwe inyuguti ikurikiyeho. Muzi neza ko ubushize twarebye Aleph, Bet, Gimo, uyu munsi tukaba tugiye kureba Dalet. Izo twabonye ni Aleph, Bet, Gimo, uyu munsi tukaba tugiye kureba Dalet. Aleph twabonye ko ihagarara Imana, umutwe, umuyobozi, cyangwa umugabo. Okay? Bet ihagarara inzu, naho Gimo ihagarara ubusabane, Dalet tugiye kureba uyu munsi ikaba ihagararira umuryango. Uko rero niko ushobora kwandika Dalet, nkuko ubona ntabwo twayanditse Dalet, yandikwa ityo. Ifite umubare uyihagararira 4. Mu ndimi z'amahanga yandikwa Dalet, ariko mu Giheburayo yandikwa gutya, Dalet, Taf. Dalet, Lamed and Taf. Dalet rero nkuko namaze kubivuga ihagararira umuryango, kandi ikatwibutsa ko tugomba kwicisha bugufi. Guca bugufi mu bantu twamenye cyangwa twumva muri Bibiliya bicishaga bugufi, umwami Dawudi yicishaga bugufi, ayo tuzi nka Daud Melek. Umwami Dawudi. Mu Giheburayo bijya twandika umwami Dawudi, Daud Melek. Umwami Dawudi ni bucyane, kandi umuntu tuzi wicishaga bugufi, ko burya iyo abantu bafite ibibazo cyangwa bakennye baca bugufi, bikaba aricyo bidusobanuye. Kandi none aka karongo mureba karenga hano katumenyesha ko niyo twaca bugufi gute kamere muntu ntabwo ikibura buri. Nicyo Dalet nayo itumenyesha kamere, ugasobanura kamere
ya kamere y'umuntu, ariko dusubiye ko Daret ari umuryango, Kristo niwe muryango uduhuza n'Imana kugira ngo tube mu musabane. Ibyo rero tubisoma muri Yohana 10:9. Kristo niwe utubwira ati, ninjye rembo, ninjye muryango, umuntu niyinjira muri njye azakizwa. Ni ukuvuga ngo iyo winjiye muri Kristo ubona agakiza byanze bikunze urakizwa, kandi niwo muryango ukugeza ku Mana. Mu gihe rero Kristo izina rye rya nyaryo ni Yeshua HaMashiach. Yeshua Yeshua HaMashiach, wahiswemo watoranyijwe n'Imana, umucunguzi wacu Yeshua HaMashiach. Kuri wewe sinzi uko ubitekereza, ariko nk'amazina yanjye cyangwa yawe aho ugiye hose izina ryawe ntirihinduka. Uko rero izina rya Kristo ryaje guhindurwa, nayo ni ibisiyo twazaganiraho. Ariko kuri njyewe kuva namenya ko izina rye rya nyaryo ari Yeshua HaMashiach, niryo zina muhamagara kandi niryo zina mvuga, mu gihe urayo rikaba ryandikwa gutya Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach. Iri ni ryo zina rero dukirizwamo, Yeshua HaMashiach. Benshi bazi nka Kristo. Iri ni ryo zina dukirizwamo. Kandi rero igihe ni iki cyo kuza muri Kristo, ko Kristo niwe muryango utwinjiza mu busabane n'Imana. Muntu rero wumva utarakira agakiza, ngwino turagutumiye, injira muri Kristo, kuko niwe muryango ukugeza mu busabane n'Imana. Ahasigaye mukomere, mugire ibihe byiza, Imana ibarinde, naho utaha. Amen, amen, amen.